telefone yawe niba iry'umuriro, dore icyo ugomba gukora ni iki ngiki. Uzinjiye muri setting, numara kwinjira muri setting ukande ujya handitse display, ukandeho. Numara ukandaho uzite kuri brightness cyangwa se brightness level. Niba ari ku manywa ujye ushyira kuri 35 cyangwa se 40 niba wakabije cyane. Gusa ujye ushyira kuri 35 cyangwa se 30. Brightness dore ngibi, kuzamura urumuri cyangwa se kurugabanya. Ku manywa ushyire kuri 35 cyangwa 30 gutyo. Ibyo ngibyo numara kubikora ureke. Icyo ni icyambere. Icya kabiri gituma telefone yawe iry'umuriro ni amafoto ari muri telefone yawe. Uzajye kuri wallpaper ukandeho, mara ukandaho uzabona amafoto ya telefone atandukanye. Ntuzafata ifoto ijya umuriro, ujye ufata background y'umukara cyangwa se ujye muri Play Store. Numara kujya muri Play Store downloading application yitwa Dark Wallpaper. Dark mode cyangwa se dark wallpaper nibyo byiza. Dark wallpaper. Ubwo numara kubijyamo uza downloading application imeze gutyo ize muri telefone yawe, uyinjiremo gutya. Numara kwinjiramo reka ifunguke, bizatuma telefone yawe itarya umuriro na gatoya kuko burya ari amabara narya umuriro cyane. Kandi continue. Icyo uzakora uzahitamo ibara ushaka ry'umukara kugira ngo telefone yawe itongera kurya umuriro. Wenda tuvuga iri ngiri, cyangwa se utarikunze ugahitamo ibara ry'umukara ushaka ugashyira muri telefone yawe kugira ngo itongera kugira iki kurya umuriro. Tuvuge nk'iri ngiri wenda ry'umukara. Ibyo ni icya kabiri rero mubwiye. Kwita ku rumuri brightness cyangwa se kwita ku ifoto iri muri telefone yawe. Urebye telefone yanjye irimo ibara ry'umukara kuko iri bara ry'umukara ntabwo ry'umuriro. Ikindi uzitaho dark mode. Tugende setting yawe, winjiye kuri display, noneho uhitemo hejuru dark mode. Ukubona ko ngiye uburyo nabikozemo kano kajambo kangaka dark themes niko ngiye handitse telefone yanjye, nawe ubwo uzasanga ariko byanditse. Ngize gutya telefone yanjye yaka umweru. Ibi ngibi ni bibi cyane rero, usibye no ko wenda bitwara umuriro mwinshi cyane ariko bikurura n'amaso cyane cyane nimugoroba. Ugomba kubyirinda cyane kuko ibintu ni bibi cyane. Ugomba kuzanditse ngo dark themes ugakandaho, ubundi telefone igakora mu mukara gusa cyane ku buryo aho ugiye hose ubona ko telefone yawe yabaye umukara. Reba muri application ukuntu hasa n'umukara. Ibintu byose wajyamo na WhatsApp ubu ngo tuvugana ni umukara. WhatsApp nayo iri gukora mu buryo bw'umukara. Niba WhatsApp utazi kubishyiramo nanone uguranyarikira muri comment nkwereka ukuntu wabikora kuri WhatsApp kugira ngo nayo ibe umukara. Ngiye no kuri YouTube wabona ko ari umukara. Ibintu byose ubu tuvugana ni umukara. Nabigize umukara cyane, buri kimwe cyose nakigize umukara muri telefone yanjye. Nawe uzabikore gutyo. Icyo ni icya kangahe? Ni icya gatatu. Ikindi ugomba gukora ni iki ngiki. Dusubire muri setting nkwereke. Ubyitondere ubyitwararike cyane, ariko ntarajya no muri setting. Reka dusubire inyuma tumanure hano hejuru gakeya. Icya mbere nubona ijambo location rifunguye ku manywa cyangwa se ikindi gihe cyose ariko utari kurikoresha, ujye ukandaho rifunge. Nubona ijambo disturb, kano kajambo gafunguye, igihe cyose ugafunge. Bluetooth ifunguye ujye uyifunga igihe bitari ngombwa. Nubona wifi ifunguye igihe bitari ngombwa uyifunge kugira ngo bidatwara umuriro mwinshi cyane, kuko iyo ufunguye location n'ubundi igihe cyose ibiri gukora cyane. Ubwo ni ikintu cya kane. Ugomba kwitwararika bino bintu byo hejuru, nk'uko nyine umuntu wa telefone yawe ukabona amagambo menshi. Ujye witwararika kuri location, wifi cyangwa se bluetooth. Nubona bifunguye ujye ubifunga kuko igihe cyose biri gukora bigatwara umuriro mwinshi cyane. Ikindi, indi nama ya kane. Inama ya kane ujye wibanda kugira iki? Ujye wibanda gukanda battery save. Uri kubona ko hejuru biriho, ujye ukandaho kugira ngo battery yawe ireke kurya umuriro. Nabyo birafasha cyane, mu by'ukuri birafasha mu buryo bukomeye cyane. Tujye muri settings, tujye ku nama ya gatanu ugomba gukurikiza. Niba telefone yarya umuriro, ibi ngibi bizatuma telefone yawe irambisha umuriro ku buryo itazongera kuwurya na gatoya. Ikindi, buriya battery yawe iyo ukomeje kuyikoresha cyane mu buryo usa nk'uwifosinga, nabyo ni bibi cyane ku buryo igira ikibazo gikomeye cyane ugasanga iranaturitse. Aya matelefoni ya Google Pixel murabizi cyane ko muri iyi minsi yarafite muri iyi minsi yaturikaga cyane kubera ikibazo cyo kuyikoresha iri ku muriro, cyangwa se mukayikoresha mu buryo bwo guhatiza cyane. Uzasanga nanone icyo uzitwararika nanone, uzasanga tujye mu application nk'aya ngaya, uzi ko nyine akunda gutanga ama notification menshi cyane. Hari application zikunda gutanga notification. Ibyo ngibyo nabikubwiye. Wenda tuvuge nk'ingiyi, abafite icyitwa
Phonex nazo zikunda gutanga notification, ama app, ama Google apps cyangwa se ama email nk'iyi ngiyi niba uzi ko ikunda kuguha notification nyinshi cyane, ujye ukandaho urekereho gutya, noneho ukanda ukarekeraho, ukande ko akajambo ko hejuru handitse ngo I, ni rimwe iriho akadomo hejuru nyine ukandeho, numara gukandaho uze ukande handitse notification cyangwa se notification, ubundi ukande gutya bimere gutya. Gusa ngiye kuko ngenzi ikeneye mfite YouTube channel nyine bamenyesha niba hari ikibazo cyabayeho, ngomba kubifungura kugira ngo bikomeze bimfashe. Ariko uzabifunga kuko nta kibazo uzahura nacyo na gitoya. Ndakeka ibyo ngibyo ni inama ya 6. Ikindi rero ugomba kumenya cyane telefone yawe kugira iki, cyane telefone yawe kwangirika, ujye ufunga ama application utagikeneye gukoresha, cyangwa se niba uzi ko telefone yawe nta kazi ufite kenshi cyane ubifunge. Niba WhatsApp yawe nta muntu uri kwandikira cyangwa se nta muntu muri guciringa ukanya, funga telefone, WhatsApp ikuremo ku buryo nta kintu kigomba gutuma telefone ikora. Kandi ikindi cya 7 nakubwira, cya 7 ubwo WhatsApp ari ya 6, cya 7 nakubwira, fata telefone yawe nibura iminota 2 uyifunge, cyangwa se iminota 5 cyangwa se 3 gutyo uyifunge uruhuke. Numara kuyifunga yongere igira iki, ikore neza cyane. Iyo ngiyo ni inama ya 7 nakubwira kugira ngo telefone itarya umuriro. Ikindi, gabanya inshuro ureba TikTok. Niba telefone yawe wibwira ngo irya umuriro kandi ujya kuri TikTok buri kanya, nyine igomba kurya cyane kuko uba wayikoresheje cyane. TikTok irya umuriro mwinshi cyane ku buryo utabyumva, ku buryo udashobora kubyumva cyane. Icyo ni ikintu nakubwira, nyikubwira ibintu bya 7. Ikindi ugomba kwitondera, YouTube y'igiho gakeya. Niba ubonye ikintu cy'ingenzi wenda nkwaye nk'ikiganiro nk'iki ngiki, kirebe urebe n'icyo undi muntu wenda tuvuge, wihinego ubiveho kugira ngo telefone yawe bateri cyangwa se bateri yawe uyihe agahenge kenshi cyane kugira ngo itarya umuriro. Icyo ni ikintu cya 8 nakubwira. Icya 9 nakubwira ni iki ngiki rero, telefone yawe yigira iki, fata umwanya wawe urebe ko ibintu byose bitari gukora, bitari active. Wenda tuvuge urugero, ari ama virus aza muri telefone bitewe n'indirimbo baguhaye, cyangwa se wenda bitewe n'ibintu wagiye wakira ku yindi telefone y'undi muntu, hakunda kuzamo antivirus cyangwa se amavirus atandukanye. Jya kuri Play Store wandike ngo Clean Master. Uzabona ama platform atandukanye ameze gutya asiba virusi. Gusa muri telefone yawe wenda ushobora kubona ifitemo, gusa niba utanayifite muri telefone yawe, kuko ngiye ndayifite, dore ngiyi Clean Master ngiye ndayifite. Ubu ufite kano kantu, aka ni akantu ka 9 nkubwiye, kuko iyo umaze kwifungura gutya bakwereka battery, bakwereka n'ibindi bitandukanye, cleaning, ubundi ukande gutya ucleaning. Ibi byose bikugenda byo mu telefone yose, ama thumbnail nagiye nkora, ama movie, ibintu byose nagiye nkora, trashes, ubona ko byose bigiye birimo nyine, temp file, long files, apps, ads, jacks, ibyo byose bigiye birimo nyine kugira ngo ube cleaning telefone yawe isubire ku murongo mu buryo bwiza cyane. Ujya ntanga kuri battery ugakandaho, igakora icyitwa clean cache, ikayiruhura cyane kugira ngo telefone mu by'ukuri igire furushire, yongere ikore neza cyane. Ibi ngibi rero nubikora gutya bizatuma telefone yawe igira uburambe kandi itarya umuriro mu buryo bukomeye cyane. Icyanyuma ugomba kucyitaho cyane. Icyanyuma ugomba kucyitaho nuko kwibutsa, ugomba kumenya ko telefone yari muri dark mode, ibara ry'iki ry'umukara. Ikiza cyabyo ni iki ngiki, iri mu mukara, icyambere ntabwo telefone yawe yica amaso cyangwa se ngo ikurure urumuri rwinshi cyane, kuko ibiri mu mukara mwinshi cyane burya ntacyo butwaye, kuko na nijoro nubwo wamariramo ntabwo rwica amaso cyane. Ibi ngibi ugomba kubyitaho ukabyitondera. Ikindi nakubwiye ko ugomba kugira iki, app ikunda kuguha notification nyinshi cyane, ubwo cyane ku matelefone yanyu nkunda kubona Google Chrome. Iyi ngiyi ikunda kubaha ama notification cyane, ugomba gukandaho, noneho notification ivuye kuri Chrome ugakanda ukayishyira off. Ibimeze gutya kuri telefone yawe, ujye ugira gutya ukande uyishyire off, ibiri on ujye uyishyira off kugira ngo idakomeza kuguha notification igihe telefone iri gukora. Ni bibi cyane, ni bibi, byica telefone yawe. Ibi ngibi nuramuka ubikoze telefone yazarambisha umuriro. Ibyo ni byo bintu nkwijeje cyane 100%, uzabiharanire kubikora gutyo kandi bizagenda neza cyane. Nizere ko wakoze subscribe.
iki kiganiro rwose nabateguriye ni ikiganiro cy'ubwenge, ndetse n'ibindi biri kuri YouTube channel yanjye by'ubwenge mujye mubireba, kandi ikindi ujye ukanda subscribe kugira ngo n'ubutangira umuhate wo gukorera ikiganiro nk'iki cy'ubwenge gifite ibintu byinshi byo kukwigisha kugira ngo ugire byinshi umenya kandi ubyikorere, aho kugira ngo ugure bateri cyane cyangwa se uruhindagura ni bibi cyane. Uba ugomba kugira iki kwitwararika, ukagira iki ugahisha agaciro telefone yawe, cyangwa se ukayiha umurongo ntarengwa kugira ngo utagura telefone mu buryo bworoshye cyangwa se usa nkaho utunguranye cyane. Ikindi hari abantu batunga telefone ukabona hejuru imiriro ahantu ugeze ari kubikwereka. Ibyo ngibyo ntabwo ari byiza cyane, ugasanga hejuru hari harimo ngo wenda 23. Ni bibi cyane, ujye ubikuramo wowe kugira ngo urebe umuriro urimo, ujye ujya gucyumanure gakeya uzaza ubona hejuru ibirimo. Ikindi nababwira cya bonus cya nyuma ni iki ngiki mutagomba gucikwa, nizere ko wakanda subscribe ugakanda na like. Niba bikanze rero uri umwana mwiza cyane kandi ufite umuhate wo kudufasha. Yega natwe tubaha ubumenyi buhambaye cyane, niyo mpamvu mugomba kudufasha rwose kugira ngo natwe channel zacu zizamuke, dukomeze kugira abanyamuryango benshi cyane, maze dukomeze tubaha ibintu byinshi cyane. Ikindi nzabaha ubutaha mbakopeze umanuye gutya telefone yawe ubona amagambo menshi cyane. Aya ngaya ubutaha niyo nzakwigisha, ayo utazi gukoresha yose nzakwigisha. Nzakwereka ngo super screenshot imaze iki, nzakwereka ngo NFC imaze iki, kano kajambo kahangaha kamaze iki ubundi, nzakwereka ubundi ngo don't disturb imaze iki ubundi, location bayishyireho iki, ishinzwe ikimaze iki ubundi mu busanzwe. Ibi byose ubutaha ushonje uhishiwe kugeza ku gihe turi cyane, kandi tuzabe turi kumwe cyane. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane cyane. God bless.